Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, dushimiye ko banye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Twese utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba w'i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tugahe karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe, n'abo ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu, iminsi yose umure hafi, mukiza wanjye mwiza. Singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkuveho. Ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo undinde ibicumuro. Mukiza ijwi ryawe numvise rindutirayo yose, unyongorere mu mutima ngo numvirayo mushya. Urumbwiriza ibyo gutinyura kandi uruntegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi nizera. Mukiza wasezeranije abagukurikira, yukuza bageza mu ijuru, bahoraneyo nawe. Kandi nanjye nasezeranije guhora ngukorera, umfashishe ubuntu nibambe, we databuja wera. Kandi umpe kugera ikirenge mu cyawe muyobora, imbaraga zawe zonyine nizonjya niringira. Ujye unyobora iyo nzira yawe nyiriho muri iyi si, maze uzanyakire mu ijuru, mukunzi wankijije. Ujye unyobora iyo nzira yawe nyiriho muri iyi si, maze uzanyakire mu ijuru, mukunzi wankijije. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice 10 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko Yosuwa ahagurukana n'ingabo zose n'ab'intwari bakomeye bose bava i Gilugali. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntubatinye kuko
mbakugabije, nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Maze Yosuwa abatungukiraho vuba kuko yaje ijoro ryose avuye i Gilugali. Uwiteka abatataniriza imbere y'Abisiraheli, babicira i Gibeyoni, barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka ijya i Betihoroni, barabanesha babageza kuri Azeka n'i Makeda. Nuko bagihunga Abisiraheli bamanukira i Betihoroni, Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru, agenda abahondagura barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa, abishwe n'urubura baruta abo Abisiraheli bicishije inkota. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshuti bavandimwe munkurikiye, uyu mugoroba nifuje ko tuganirira ijambo. Aba bari ababisha bari bari kurwanya Abisiraheli, ariko Imana irabarengera, irengera Abisiraheli. Ni ukuri iyo umuntu ari kumwe n'Imana nta kimunanira. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana nubwo yanyura mu bikomeye abitambukamo neza. Ubwo rero Imana yabwiye Yosuwa ati genda, ati ndabakugabije. Nawe rero humura, Imana iri kumwe nawe, niwizera ubwiza bw'Imana ni ukuri bubona igitangaza, kuko Imana iri bukugabize ibyo bikwasamiye, Imana iri bukugabize ibyo biguhagaritse umutima. Ni ukuri ntabwo bizongera kubaho ukundi. Izera Imana. Uyu mugoroba nkuzaniye ijambo ngo hari icyo Imana ikoze, hari icyo Imana iremye ku buzima bwawe, hari ibyo Imana ikuyeho, ibyaguhigaga ni ukuri bikuyeho, ibyari biguhagaritse umutima ni ukuri ishyizeho iherezo. Hari icyo Imana ikoze uyu mugoroba. Icyo usabwa ni ukwizera, kandi niwizera urubona ubwiza bw'Imana. Yesu yakundaga kubwira abantu ngo niwizera ngo uri bubone ubwiza bw'Imana, kandi akongera akababwira ngo uko wizeye ariko bikubera. Nawe rero nkurikiranye uyu mugoroba, uko wizeye ariko bikubera. Ariko ndumva hari icyo Imana igiye gukora, ndumva hari icyo Imana igiye kurema, ndumva Imana ababisha bawe bakugabije nk'uko yagabije aba babisha Yosuwa, yarangiza akabica, ndetse ngo n'abari basigaye ngo ubwo bari bari guhunga, ngo Imana ikamanura urubura ngo mu ijuru, ngo urwo rubura rukabahondagura, ngo ubundi barangiza ngo bagapfa. Ngo ni ukuri Imana yari yerekanye. Nawe rero uyu mugoroba humura, Imana igiye kwiyerekana ku buzima bwawe. Ndumva hari icyo Imana igiye kurema, kandi ni ukuri niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Kandi ni ukuri Imana twakurikiye ni umurengezi, Imana twakurikiye ishobora byose, Imana twakurikiye irakora. Ni ukuri izera Imana nk'uko Imana yarengeye, nk'uko Imana yiyeretse Yosuwa ikamugabiza ababanzi bari bamereye nabi, ababanzi bari babagose. Imana igafata imbaraga zabo ikazihindura ubusa. Ni ukuri humura, nawe ubwo burwayi ufite Imana igiye kubuhindura ubusa. Imana iragukijije, kandi niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Imana hari icyo ikoze ku buzima bwawe. Icyo kigeragezo wari umazemo igihe kirekire, ni ukuri Imana hari icyo ikoze. Imana ishyizeho iherezo. Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana, kandi izere Imana, wakire gutabarwa. Ni ukuri buri wese niyakire gutabarwa uyu mugoroba, kuko ndumva hari icyo Imana igiye gukora. Wowe urwaye izere, Imana iragukijije. Wowe wari ufite agahinda, Imana iguhaye amahoro yo mu mutima. Wowe wari wihebye, Imana hari icyo ikoze. Wowe wabonaga bitagishoboka kubona ubuzima bwanze, ni ukuri Imana irongeye kuremeye ubuzima. Wowe wabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima, Imana hari icyo ikoze. Ni ukuri Imana hari icyo ikoze uyu mugoroba. Wizere gusa, niwizere ubona ubwiza bw'Imana. Imana yagabije Abisiraheli, ibagabiza
ababanzi b'Abisiraheli irababagabiza ngo barangije ngo barabica, ngo ndetse n'abari basigaye ngo Uwiteka ngo amanura ngo urubura mu ijuru ngo rurangije ngo rurabica. Ni ukuri ngo rurabahondagura. Nawe Uwiteka hari icyo akoze, hari imbaraga zanye zije guhondagura ibyo byakugose, zije gukuraho ibyo ngibyo bikugose, zije gukuraho ibyo ngibyo bikwihebeje, zije gukuraho ubwo burwayi. Ni ukuri imbaraga z'Imana zigiye guhondagura ibyo ngibyo byose. Izere Imana rero, hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe, kandi niwizere ubona ubwiza bw'Imana. Ni ukuri ndumva gutabarwa, ndumva imirindi yo gutabarwa ku muntu wese wizeye Imana ari bubone igitangaza. Imana itugirire neza. Nanje kubabwira ngo Imana hari ikigiye gukora, nanje kubabwira Imana ngo hari ikigiye kurema ku buzima bwawe. Wowe nkurikiranye, ni ukuri hari icyo Imana igiye gukora. Hari amateka ihinduye, hari ibyo isenye bidafite umumaro, hari ibyo yubatse bifite umumaro, hari amateka ihinduye, hari ibyo ikoze mu buzima bwawe. Ni ukuri Imana agiye kubana nawe. Niwizera biri bukubera uko wizeye. Imana itugirire neza rero, kandi ni ukuri uri bwizere. Ari urwaye arakira, uri bwizere. Ufite ikibazo, ni ukuri Imana hari icyo ikoze, uri bwizere. Imana ni ukuri hari impinduka ishyize ku buzima bwa buri muntu wese uri bwizere uyu mugoroba. Imana rero itugirire neza, kandi bagenderere buri wese uko ayifuza ayibone, kandi buri wese uko ayishaka ayibone, kandi buri wese imuhindurira amateka. Imana itugirire neza rero, ni ukuri zera Imana. Kandi indirimbo yatubwiye ku gice cya nyuma iravuga ngo kandi ume kugera ikirenge mu cyawe muyobora, imbaraga zawe zonyine nizo niringiye. Ujye unyobora inzira yawe nkiriho mu isi, maze uzanyakire mu ijuru mukunzi wanjye. Ni ukuri imbaraga z'Imana barizo wizera. Nje kukubwira ngo uyu mugoroba izera imbaraga z'Imana ukiri mu isi, kandi no mu ijuru izakwakira. Icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ugukora ibyiza, icyo usabwa ni ukuva mu bibi, kandi icyo usabwa nanone ni ukwizera. Imana hari ikigiye gukora. Iringira imbaraga zayo nk'uko yiyeretse ba Yosuwa. Ni ukuri nawe ugiye kukwiyereka. Imana itugirire neza rero. Ngaho reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho ntujya uhinduka. Tugushimiye kubw'ijambo ryiza, kandi nizeye ntashidikanya ko ari ikintu uremye uyu mugoroba, kandi hari icyo ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Mana igira neza, Mana ikomeye, ngo ba Yosuwa ngo urangije ngo urababwira ngo nibagende, ngo uzababagabiza, ngo kandi ntawe uzabahagarara imbere. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo buri wese unkurikiranye, nawe byari bimugoye, ibyari bimugose, uwari ufite intimba n'agahinda, wabonaga ubuzima nta cyerekezo, wabonaga yihebye, Mwami ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana ushyireho iherezo, umanura imbaraga zo mu ijuru zihondagura ibyo ngibyo byari hagaritse umutima. Ushyireho, umanura imbaraga mu ijuru, uhondagure ubwo burwayi buveho, ushyireho iherezo. Rema ibifatika, kubera ko twiringiye imbaraga zawe, kandi twabonye ukora nk'uko wahondaguye ababanzi b'Abisiraheli, ukabahondaguza urubura ruvuye mu ijuru. Natwe turakwinginze ngo uhondagure ibitugoye, ibitugose. Mwami Imana turakwinginze kugira ngo Mwami ibituma tudashyikira ubwiza bwawe byose bikorweho mu izina rya Yesu. Urakoze rero ko ari icyo uremye, urakoze ko wiyerekanye, urakoze ko kubankurikiranye hari icyo ugiye gukora, kandi urakoze ko ari abutabaye, urakoze ko ari aburengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana abarwayi bakize, biteho bagirire neza, imbaraga zikiza nizibabeho. Mwami wari wihebye nawe murengere, wari ufite intimba n'agahinda muha amahoro mu mutima, utari ufite icyerekezo cy'ubuzima ongera umuhe Mwami ibyiringiro by'ubuzima. Gabanya abarimbuka wongera abakizwa, batarakumenya bahe kukumenya. Mwami Imana bari mu bidafite umumaro bakureyo mu izina rya Yesu Kristo. Batarakwakira nk'umwami n'umukiza bahe kukwakira, kandi komeza utwagure cyane mu mwuka, udukoresha iby'ubutware, kandi uturindire ubugingo
ko aribwo buzakubona. Urakoze kubw'uyu mugoroba, kandi urakoze ko ari ibyo uremye, kandi urakoze ko ari ibyo ushyize iherezo, kandi urakoze ko ari abo uremeye ibifatika. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose, amen. Mwakoze cyane kubana nanjye, kandi dushimye Imana ko yabanye natwe muri aka kanya. Ni ukuri ndumva hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, ndumva hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwanjye, kandi Imana ikomeze ibarinde cyane, ibahe gusoza uyu mwaka neza. Ni ukuri ibiteho buri wese, ni ukuri imuremere ikimenyetso cy'ibyiza, kandi Imana ikomeze ibarindire ubugingo, kuko muri iyi si turi abashyitsi. Naho utaha, bye.